Abigishwa bari bavuye i Emawusi batekerereza ba 11 na bagenzi babo bandi uko byagenze mu nzira n'uburyo bamumenye amanyura umugati. Igihe bari bakivuga ibyo, Yezu ubwe abanguyu ahagaze hagati yabo arababwira ati nimugire amahoro. Barakangarana bashya ubwoba bakeka ko babonye umuzimu. Nuko arababwira ati ubwo bwoba bwose mufite n'ubwiki kandi mutewe n'iki gushidikanya mu mitima yanyu? Nimurebe ibiganza n'ibirenge byanjye, ni jyewe ubwanjye. Nimunkoreho maze mumenye ko umuzima atagira umubiri cyangwa amagufwa nk'uko mubiruzi mbifite. Avuga ibyo abereka ibiganza n'ibirenge bye. Uko bakamazwe n'ibyishimo ntibanyurwa, baba abo gutangara gusa. Noneho arababwira ati hari icyo kurya mufite hano? Bamuhereza igice cy'ifi yokeje, aracyakira akirira imbere yabo. Nuko arababwira ati ibyo nibyo nababwiraga nkiri kumwe namwe, ni ngombwa ko huzuzwa ibinyerekeyeho byose byanditswe mu mategeko ya Musa, mu bitabo by'abahanuzi no muri Zaburi. Ahera ko ahugura ubwenge bwabo ngo bajye bumva ibyanditswe. Maze arababwira ati handitswe ko Kristo agomba kubabara, maze ku munsi wa gatatu akazuka mu bapfuye, kandi kuhereye i Yerusalemu abantu bo mu mahanga yose bagomba kwigishwa mu izina rye ibyerekeye kwisubiraho n'ibabarirwa ry'ibyaha. Ibyo nimwe bagabo bashinzwe kubihamya. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Abakristu bavandimwe, amasomo matagatifu ya none uhereye ku buhamya Petero na bagenzi be batanga kuri Yezu Kristo wazutse, ukomeresha umurimo wabo ibimenyetso, kimwe n'amagambo Yezu Kristo ubwe yivugira, we ugaragaza ko amaze kuzuka yifuza ko ubutumwa bwe bukomeza kandi bukagera ku mpera z'isi tubigizemo uruhare, kuko ngo turi abagabo kubihamya. Aya masomo aratangaje. Bakristu bavandimwe, mpereye kuri igitangaza kizuka dukomeza kwizihiza muri iyi minsi 8 ikurikira umunsi mukuru wa Pasika, tukayizihiza nk'umunsi umwe mu kuzirikana aya masomo matagatifu. Nibutse aya mateka magufi. Igihe hari impunduramatwara iremereye mu Burusiya mu mwaka w'1917, hateguwe impaka zo mu ruhame ku izuka rya Yezu. Maze bashaka abahanga babiri, harimo umuhakanamana ukomeye kimwe n'umupadiri w'umworthodoxe bumvaga ko afite ubuhanga buhagije bwo gusubiza uwo muhakanamana. Nuko abantu barakubuta baruzura aho izo mpaka zagombaga kubera. Habanza umuhakanamana asenya bikomeye ukwemera kw'abakristu kubyerekeye izuka, ngo ridafite ishingiro kandi ritakwemerwa n'umuntu ufite ubwonko buzima. Hakurikiyeho uwo mupadiri w'umworthodoxe, nyine batekerezaga ko yaba umuhanga wo guhangana n'uwo muhakanamana. Azamuka kuri podium, maze yitegereza abantu buzuye aho ngaho, avuga acishije makeya iri jambo riri mu ndamukanyo yabo ati Kristo yazutse. Niko baramukanya. Maze imbaga yose isubiza vuba cyane
iti yazutse koko, ni nako basubiza. Padiri ahita amanuka ajya kwicara, maze induru iba yose. Ni nk'uko hari uwavuga ibyo tumenyereye, ndetse twatangiye igitambo cy'Ukaristiya turamukanya dutyo, ati Kristo akuzwe, natwe tugasubiza tuti iteka ryose. Bavandimwe, inkuru nziza y'izuka rya Nyagasani Yezu Kristo irenze kure iby'ubwonko bushobora kumva, kuko mbere na mbere ari uguhura n'uwazutse, ndetse hakaba no kumwizirikaho kugira ngo ubumwe nawe kandi bukomera, we ubwe akomeza akanatinyura n'abatari bafite imbaraga zo kumuvuga uko ari, bugere aho atumara ubwoba, aho adukura mu gushidikanya, aho aduha ibyishimo nyakuri isi idashobora kutwambura. Amasomo y'uyu munsi rero aratangaje. Ni koko ubwiza bw'ivanjiri, ubwiza bw'ibyanditswe Yezu Kristo ahuguraho ubwenge abigishwa be, bugezaho butwereka ko n'abigishwa ubwabo bashidikanyije ko Yezu Kristo yaba yazutse koko. We wabonekera nyuma y'izuka, kandi ashaka kubahamariza ko ari we koko, wa wundi babanye mbere, wa wundi bagendanye, wa wundi basangiye ifunguro, maze akanagaragaza n'ibyo bimenyetso bya mbere yuko apfa kandi akazuka. Ndetse kuri iki cyumweru twitegura cyiswe icyumweru cy'impuhwe z'Imana, tuzasoma amasomo matagatifu asa cyane n'ivanjiri ya none, ubwo yerekana n'ibikomere n'imisumari, anabasubiriramo yandamukanyo y'amahoro. Kristo wazutse ni Kristo utanga amahoro, ni Kristo utanga ibyishimo nyakuri. Twabyumvise asaba ko tumutura ibihari. Mwaba se mufite icyo kurya? Kuko ukwemera n'ubundi kujyana n'uko guhererekanya hagati y'Imana n'abantu ibyo dufite kandi yaduhaye, ndetse n'ibyo ituzaniye, maze ibyo ngibyo Imana ikabihindura, ikabitagatifuza, kandi twumvaga byari ibyacu, ikaduha ko nabyo ubwabyo bidutagatifuza ibyo dutunze. Mu gutura hari n'igihe tugira tuti ibyo dutunze byose turabiguhaye ngo bitagatifuze, niwe wabiduhaye. Icyakora ubwoba buracyari bwose, kandi icyo Yezu Kristo arakizi neza, arakizirikana, kuko nicyo anaheraho avuga ati nimugire amahoro, mwitinya. Abigishwa batahwa n'ibyo byishimo byo kumva iryo jwi, ariko batari bashyikira kwa kwemera nk'uko Nyagasani Yezu Kristo abishaka. Gerigori w'Inaziyanzi ati twagakwiye kugira isoni n'ikimwaro igihe tudatanga amahoro, kandi ariyo mpano y'uwazutse tuvuga ko dukurikiye. Amahoro ni ikimenyetso kitabeshya cy'uko turi kumwe n'Imana, kuko akomoka aho ngaho mu Mana. Tuyatange nako tuyakire mbere na mbere, maze ajye hejuru y'izindi mpano zose twatanga aho turi. Icyo gihe dutuma abantu batekana mu mitima yabo, kuko natwe tuba twatekanye tubikesheje Nyagasani Yezu Kristo. Ibyishimo nyakuri dukesha uwazutse bigakwira hirindwa ibyababaza abavandimwe bacu, abo duhura nabo, abo dukorana ku kazi, abo tubana, kimwe n'abandi bose tugenda duhura nabo mu butumwa cyangwa se mu buzima bwa hano ku isi. Ndetse ibyo bibabaza akenshi biba binabuza impuhwe z'uwazutse. Kudurumbanya no gushaka gutatanya abantu byo bikomoka kuri Sekibi, niwe gatanya udatuma abantu baturiza aho bari. Mucyo rero twibuke gutanga amahoro y'uwazutse, duhure nawe cyane cyane muri iki cyunamo twatangiye ejo, maze iyo mpuruza yoroshye yo kuba abagabuzi b'amahoro ariko isaba guhura n'uwazutse aba ariyo ituranga. Byatuvuna byagira bite, ariko tugomba kuba abagabuzi b'amahoro, tugatanga amahoro,
dusangire mu mahoro, twemere gusangira ukarisitiya, ifunguro ry'uwazutse, maze aduhe amahoro tudashobora kwamburwa nk'uko we ubwe abyivugira. Igihe cyose kwakira uwazutse bizahora ari ukwinjira mu mahoro atanga. Igihe hari ubwoba n'imihangayiko, nibwo Imana yohereza umumarayika wayo, yohereza Nyagasani Yezu Kristo ubwe, nk'uko yabigenje kwa Tobi, ikohereza marayika Rafayire. Icyo abwira Tobi mbere na mbere, ni naho hari ijambo mugira amahoro cyangwa gira amahoro honyine nk'isezerano rya kera. Ni ukuvuga ngo ubundi yindamukanyo cyangwa se icyo cyifuzo ni cya Yezu Kristo ubwe wazutse, nta n'undi ubasha gukoresha iryo jambo. Mu byanditswe bitagatifu, nubwo abayahudi n'ubundi baramukanya bagira bati gira amahoro, shalom. Rafayire rero abwira Tobi ati witinya, gira amahoro. Ushatse nawe washakisha mu bagukikije abasa na marayika, abasa na Nyagasani Yezu Kristo we Mesiya rukumbi, bagufashije kugira amahoro ndetse no kuyakira cyangwa se kuyinjiramo. Buke buke bibuke uko baje ndetse utanabyiteze, bakamenya icyo kukubwira, bakamenya icyo gukora mu gihe wowe wumvaga usumbirijwe cyangwa se ayo mahoro adashobora gutaha mu mutima wawe, nyamara barahageze. Bakumvisha ko amahoro yonyine ashoboka ari ayo dukesha Imana yacu. Pasika ikomeze kubanogera, ikomeze kutucyuramo aya mahoro n'ibyishimo nyakuri dukesha Nyagasani Yezu Kristo wazutse. Niyo uko kwemera kwasa naho kuri gukandagirwa n'uwari we wese nk'uriya muhakanamana, icyo tuvuze kubera ko tuba twarahuye na Nyagasani Yezu Kristo, abantu bacyumva uko kiri kandi bakagikurikira. Nyagasani Yezu nabane namwe.